ibihe byiza ku bantu mwese mukomeje kugenda mubana natwe ahangaha kuri Hot News TV katwizere ko mumeze neza cyane niba dukurikira mu Rwanda mu majyaruguru y'u Rwanda mu majyepfo y'Iburasirazuba y'Iburengerazuba katwizere yuko umeze neza cyane kandi tukwifuriza uburinzi bw'Imana bubane nawe bityo tubonereho no kuguha ikaze kugira ngo mwese mubane natwe mu makuru tuba dukomeje kugenda tubategurira birumvikana ko uyu abari wa mwanya tugenda tureba ese mu bitangazamakuru n'ayahe makuru arimo kuvugwamo ese hirya no hino aho dutuye bimeze bite ku mbuga nkoranyambaga ho haravugwa iki ibingibi tukabikora mu rwego rwo kugira ngo tugende dufatikanya kumenya uko hirya no hino haba haramutse nuko haba hiriwe n'impinduka ziba zikomeje kugenda zigaragara hirya no hino mu bice dutuyemo. Amakuru dufite rero yo ateye agahinda, amakuru arimo kuvugwa mu karere ka Kamonyi aho umwana w'umukobwa w'imyaka 14 yaje kuba yahitana umuhungu w'imyaka 16 amuteye icyuma mu gatuza. My friend, biteye agahinda cyane, biteye ubwoba ibintu bisigaye biba ibaze njya mbabwira ati ese ubundi wenda tuvuge niba biba byaturutse mu kurwana bimaze iki? Ese mwana arwana ni gute urwana n'umuntu ukajya kwitabaza icyuma uzi neza ko gishobora gukora akantu? Bivuze ngo abantu bose barakaye umujinya, hari umuntu ujya uvuga ngo abantu barakaye umujinya. Birababaje cyane rero. Amakuru avuga ko mu karere ka Kamonyi hari kuvugwa inkuru iteye agahinda y'umwana w'umuhungu w'imyaka 16 witabye Imana nyuma y'uko yamaje guterwa icyuma na mugenzi we w'umukobwa w'imyaka 14. Ibi byabaye rero mu masaha ya saa moya z'umugoroba cyangwa z'ijoro ryo ku ya 31 Kanama 2025 bibera mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Rukoma, akagari ka Gishyeshye, mu mudugudu wa Rubare, aho amakuru avuga yuko abangaba bombi bashyamiranye, uyu mukobwa n'uyu muhungu bashyamiranye bagashyamirana hanyuma bakarwana, barangiza kurwana uyu mukobwa agatera icyuma mu gatuza uwo muhungu akajyanwa kwa muganga, ariko yagera kwa muganga bikarangira hise yitaba Imana. Umuvugizi wa polisi rero muri kariya gace akaba yaratangaje yuko batabaye, ariko mu gutabara umwana bakamujyana kwa muganga bikanga bikarangira yitabye Imana, mu gihe uwo ukurikiranweho kuba yaragize uruhare mu rupfu rw'uyu muhungu birumvikana uwo mukobwa yahise atabwa muri yombi, akaba yarajyanwe kuri sitasiyo ya polisi kugira ngo akurikiranwe n'ubutabera. CIP Kamanzi rero akaba yarakomeje kugira inama abantu agira inama abantu yo kwirinda urugomo, ndetse anagira inama abantu bose cyane cyane ababyeyi kujya baganiriza babo bakabigisha za kirazira, bakabereka n'ibibi byo gukoresha ibyuma mu gihe bashyamiranye ndetse n'ibindi bibi byose, kugira ngo abana bajye bakura bafite umuco wa za kirazira, bafite ibyo bagomba kwirinda kuko baba babitojwe. Urumva ko rero biteye ubwoba, biteye agahinda, ariko nta kundi reka twihanganisha umuryango w'uyu mwana. Birababaje cyane kumva ngo umwana wawe apfuye asize umukobwa muteye icyuma. Ntago batangaje ngo barwanye bapfuye ibingibi, ariko ubwo wenda bizamenyekana, umukobwa azavuga ati byagenze gutya. Ibyo byose tuzagenda tubibagezaho. Twihanganishije umuryango w'uyu mwana rero kandi n'uyu muhungu tumusabira ku Mana kugira ngo imwakire mu bayo, nta kundi. Ariko nyamuneka twirinde imvururu, twirinde kurwana, twirinde ubugizi bwa nabi, twirinde buri kintu cyose gishobora gutuma twagirira nabi bagenzi bacu kuko nta mumaro. Ndabakunda cyane.